Buri gitondo ubyuka ureba muri mashini yawe urebe niba akazi wapurayinze wakabonye. Si ibyo gusa, urara amajoro ugenda uhamagara abakire benshi, usura amakampani menshi, amahoteli yo sinakubwira, ariko na n'ubu ntabwo baraguha akazi. Wirirwa ugenda wambara neza bishoboka, ugatanga speech nziza, ugakora CV ya danje. Si n'ibyo byonyine, uziranye n'abakire benshi ariko bakwimye akazi. Urakora ama interview ugasubiza ibibazo neza, ariko na n'ubu nturabona akazi. Ese ibi bintu biterwa n'iki? Ko ubwawe wifitiye ubwenge bwawe, wiyiziho, kandi nawe neza ubizi yuko ubufite. Ese ubundi uzira iki? Kuba wagiye wambaye neza, kuba waberetse amakampani menshi meza wagiye ukoramo, ukabereka icyatumye yavamo, yuko yavuyemo uko baguhemba make, kandi ubizi neza ko iyo kampani ayo mafaranga uri kuyisaba yayaguha, ariko na n'ubu ngubu nturabona akazi. Ndagusaba gukanda subscribe, iyi ni IG Rwanda TV, njye ni Ishimwe Gire, kugira ngo njye nawe dukomezanye neza. Ndagusaba kureba iki kiganiro kirangiye, urakuramo isomo ry'ukuntu wajya ubona akazi bikoroheye, ukoresheje ubwenge bwawe, utifashishije bwa bwenge bwo mu ishuri. Ko biriya byo mu ishuri ni igikabyo bagushyiraho, nukoresha biriya byo mu ishuri nta kazi uzabona. Ndakwakiriye, njye ni Ishimwe Gire, wawe ikaze. Wowe ukanze kuri iyi channel cyangwa n'undi wese uyigezeho aka kanya, ndagushimira ko utanga umusaruro mwinshi cyane. Ndakwibutsa ko muri iki gihe turimo abanyarwanda turi mu bikorwa byo kwibuka inshuro ya 31. Twibuke twiyubaka, kandi twemeze kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, kandi twirinde n'amagambo ayipfobya. Dukomeze. Buriya uzi ubwenge ukiga wabaga uwa mbere, ariko hari ikintu na n'ubu ngubu utarashyira mu mutwe wawe. Ese ubundi nkoresha ayahe magambo iyo ngiye kwaka akazi? Iyo ndi kwaka akazi, ni ikihe kintu mbwira umuntu ndi kwaka akazi? Nyiri kampani mubwira iki? Ese niba ari manager turi kuvugana, mubwira iki? Ni byiza cyane kumenya amagambo udakwiye kuvuga igihe usaba, cyangwa niyo waba wamaze gusaba n'akazi wakabonye, hari amagambo udakwiye gukoresha. Dore ijambo rya mbere: ni akazi nakoze mbere. Muraho, nitwa kanaka, njyewe nta kazi nigeze nkora bwa mbere. Ndi umusore wibana, nikorera guta utuntu, ariko akazi nje kwaka ni ubwa mbere ngiye kugakora. Mumfashije mwakama, kuko ntabwo nzagakora neza cyangwa nabi. Nzagerageza kugakora neza nkoresheje umutwe wanjye, kuko ibi bintu ndabizi. Ibi bintu bizagukoraho. Ibi si ibintu byo kubwira umuntu uri kwaka akazi. Ibi bintu iyo ubivuze, umukiriya ahita abona umeze nk'akagozi kazacika gato, kampani iwe yose ikahita igwa hasi. Si ibyo byonyine, ukaza ati: njyewe nimumpaga akazi nzabona uko mbaho, njyewe nibereyeho nawe mu buzima bubi, nimbona aka kazi rwose nzabona imibereho. Iki gihe umukiriya azakubona nk'umuntu uzajya umurira ibye, nyine ukeneye kubaho, ntabwo ukeneye ko akazi kiwe gatera imbere. Si ibyo byonyine, nta kintu nazi gukora. Uje imbere y'umukiriya arakubajije ngo ushoboye iki? Ngo nta kintu nazi gukora. Ibi bintu uzabizira, bizagukoraho. Mbere y'uko ujya mu kazi, vugisha ukuri. Mbere y'uko ujya gusaba akazi muri kampani, banza ukore ubushakashatsi, umenye ikintu muri iyo kampani badafite kandi gikenewemo, cyangwa ikintu bafite ariko gikorwa nabi, wowe icyo kintu aba ari cyo uzubereka yuko ushoboye. Si ibyo byonyine, nugera mu kazi ntukavuge ngo nimuma ku kazi sinzajya nsiba. Ibi bintu iyo ubibwiye umukire ahita abona ko ari amaco y'inda. Aya ni amaco y'inda rwose. Ngo nimuma aka kazi sinzajya nsiba. Ibi ngibi bizagaragaza yuko n'ubundi ukeneye akazi, udakeneye guteza business y'umuntu imbere. Si ibyo byonyine, ngo sinzi neza icyo naba nkora,
ariko icyo nkeneye ni akazi. Icyo ukeneye ni akazi ariko suzi icyo ushaka gukora. Ibi bintu nabyo ntuzabivuge, gutuka abandi cyangwa gusebanya. Uraje ugeze kuri reception barakwakiriye, winjiye muri business ariko utangiye kujya ubwira boss ati uriya muntu ukora hariya ntago ashoboye akazi, ni ikigoryi, ntago azi kwakira abantu. Ibi bintu nabyo uzabizira, bizagukoraho kandi ntuzavuge ngo ntiwabwiwe. Ese ubundi wumva yuko akazi wakabona gute mu gihe udakoresha amagambo meza? Nkakubwire, ngiye kukubwira akantu gatoya, aka kantu kumve. Mwiriwe neza nyakubahwa, mwaramutse neza nyakubahwa, aha bizaterwa n'igihe urimo. Nitwa kanaka, ndi umuntu ukunda akazi kandi wifuza amahirwe yo kwerekana ubushobozi bwanjye. Nizeye ko ubunararibonye bwanjye, ubushake bwo gukora no kwihangana nabyifashisha mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa byanyu. Ndasaba amahirwe yo kuba nagira uruhare muri gahunda zanyu kandi nizeye ko mwanyizera. Si njyewe mbasaba igihembo cyinshi cyangwa ibintu birenze ubushobozi bwanjye, ahubwo nsaba amahirwe yo kwerekana ko nshoboye kandi ntanga umusaruro. Murakoze cyane ku gihe cyanyu no kumva icyo nsabye. Niteguye gukora uko nshoboye kose kugira ngo mbereke ko ntakwiye kubatenguha. Ibi si ibintu wavuga bihagije ku buryo umuntu yahita aguha akazi. Dore n'andi magambo meza ugenda utambikamo. Nize byinshi binyungura ubumenyi kandi niteguye kubishyira mu bikorwa, ari byo ibi. Nshishikajwe no gutanga umusanzu wanjye no kwiyubaka biciye mu kazi. Ibi nabyo ni ibintu wavuga. Hari byinshi nzi gukora kandi niteguye kwiga ibishya. Ibi nabyo ni ibyo wavuga. Nzubahiriza inshingano zanjye kandi nzirinda amakosa ashobora kubangamira akazi. Nizeye ko mwanshyira aho munshimye kandi nzaharanira gutanga umusaruro aho munkize. Abakozi baho ntacyo bashoboye ndabarusha, ariko nzabigisha, nzabungura ubwenge kuri biriya bintu batazi. Ibi bintu bizereka umukire ko ufite urukundo. Guys, niba ugiye gusaba akazi, irinde isebanya no gupfobya bagenzi bawe. Ibi ngibi bizatuma uba umukire. Ubuzima bwa buri munsi, amafaranga umuntu wese yakwifuza yayabona, ahubwo yayabona gute? Yayakoresha gute? Ndagushimiye ko wakomeje gukurikirana IG Rwanda TV. Ikintu nagusaba ni ukagenda udakoze subscribe, ukangacaho ibintu byinshi bigufitiye akamaro mu buzima bwawe. Murakoze kandi muragahora muza.